bavuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? It's a beautiful day, blessing dopamine yakora subscribe. Nizera ko umeze neza cyane udukurikiye uri mu bice bitandukanye by'isi. Abantu badukurikiye bari muri Afrika, bari muri Asia, bari muri Europe, bari muri Amerika, bari muri Oceania ndetse na Australia. Ndagusuje ngo nikaze ko by'umwihariko umuntu wamaze gukora subscribe kuri Dopamedia. Asaruti sana ari umuntu umugabo cyane. Niyo mpamvu bamusaba ngo ubwire n'abagenzi bawe nabo bakore subscribe kuri Dopamedia kugira ngo tujye tubana gatanu ko kandi ibintu bigende neza cyane. Tugwe kaze rero ikiganiro cyo nta kindi nikagira inkuru byandika muri comment nanjye nzajya mpita nkusubiza nti n'umunwa wo kuyibara ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2024 byari ibyishimo mu Banyarwanda ubwo bataga stade Amahoro ivuguruye cyangwa se itunganije neza. Ibyishimo byari bisendereye abantu baje kwibebera umukino wa Rayon Sport ndetse na APR FC, ariko navuga ko ibyishimo bitasendereye cyane kubera ko akenshi buriya abantu bagiye kureba umupira w'amaguru wabo bureba kuri televiziyo cyangwa se bagiye ku kibuga live cy'ubushaka byanze bikunze nubwo bifite ikipe ufana, ariko uvuga ati hajyemo igitego noneho turebe ukuntu umuriro waka. Ibi ngibi nta byabaye rero, ibi kuba bitarabaye nta kipe yigeze ishobora gutsinda indi. Ibyo ngibyo dushobora guhita tubihuza n'ubundi n'ibikorwa bya politike biri gutegurwa muri ano mezi yabo muri kuno kwezi kwa gatandatu ndetse mu kwezi kwa karindwi. Hakaba ari ibikorwa rero bigiye bitandukanye bya politike. Ibi ngibi akaba ari byo byatumye ayo matipe rero atagira gute adatsindana ibitego kugira ngo hagire ibyirindwa. Turaza kubireba byose muri no nkuru. Reka tubanze turebe stade Amahoro cyangwa se Amahoro National Stadium. Ndi kureba ubwo kuri internet nifashishije icyo bita Wikipedia kugira ngo ndebe n'ubundi byinshi bitandukanye bijyanye n'ino stade Amahoro. No stade Amahoro rero yuzuye mu Rwanda mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Iyi ngiyi akaba ari stade n'ubundi izajya yakira imikino y'umupira w'amaguru, ikakira ibitaramo ndetse n'ibikorwa rusange bigiye bitandukanye bihuza abantu benshi, ubwo birimo n'amanama cyangwa se birimo inama ndetse n'amahugurwa n'ibindi. Iyi stade rero ifite ubushobozi bwo kubyakira, izajya yakira abantu 45,508 nibo bagomba kujya muri iriya stade bicaye neza nta kibazo bafite. Ni stade rero iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Ubusanzwe iyi stade yakiraga abantu 25,000 ubwo yubakwaga mu mwaka wa 1986. Kuri ubu rero icyabaye nta kindi no kuyivugurura kugira ngo imere neza cyane. Iri vugurura cyangwa se kubaka ino stade birangiye bitwaye miliyoni 165 z'amadolari y'Amerika. Ikaba yarubatswe rero na kompanyi n'ubundi y'ubwubatsi ya China Civil Engineering Construction Corporation. Yubatse rero ino stade. Ni stade rero n'ubundi iri owned by government cyangwa se akaba ari stade n'ubundi ya leta y'u Rwanda nkuko ndi kubibona hano kuri Google. Ni stade rero n'ubundi yamaze kuzura ndetse iranatahwa cyangwa se inasobwongezwa Abanyarwanda kubera ko izatahwa nyirizina ku itariki ya 4 Nyakanga cyangwa se z'ukwezi kwa karindwi 2024. Iyi stade rero CAF cyangwa se impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF yamaze kwemeza ko ino stade Amahoro yuzuye mu Rwanda iri ku rwego rw'amastade make ari kuri uno mugabane yakwakira imikino mpuzamahanga yo mu cyiciro cya 4 muri CAF ndetse ikaba iya mbere mu byiciro bya FIFA nkuko bitangazwa rero cyangwa se nkuko inzobere n'ubundi zari zoherejwe na FIFA ndetse na CAF zaje zigakora isuzuma zikabona ko iyo stade Amahoro iri mu cyiciro n'ubundi kiri mu rwego rwo hejuru muri CAF ari icya 4 mu gihe iri mu gihe muri FIFA iri mu rwego rwa mbere. Ino stade Amahoro rero ni rwo rwego ibarizwamo ku rwego rwa FIFA. Abahangaba rero cyangwa se izi nzobere zari zoherejwe n'ubundi na CAF ndetse na FIFA zarasuzumye n'ubundi zisanga ino stade Amahoro rero igomba kuzaba iri kuri urwo rwego mpuzamahanga rwo kuba yakwakira
imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Mu butumwa bageneye u Rwanda biciye muri Minisiteri ya Siporo ndetse na Ferwafa, bavuze ko rero basanze stade Amahoro yujuje ibisabwa byose ngo yakire amarushanwa mpuzamahanga, ndetse ko ari n'imwe mu masitade meza kuri uno mugabane wa Afurika. Ni stade ya mbere rero mu Rwanda n'ubundi ikoze neza kandi itunganije neza cyane. Mu kwezi muri Gashyantare ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2022 nibwo imirimo y'ibanze rero yo gutunganya ino stade yatangiye, tangira kubakwa rero na kompanyi yitwa Suma Rwanda GV, igiye akaba ari abanya-Turukiya ariko ifatanije n'izindi kompanyi z'ubwubatsi zitandukanye za hano mu Rwanda, harimo nka RAYON Contractors. Stade yaruzuye rero, imaze kuzura. Gahunda yari iriho no kuyitaha cyangwa se no kugira gute n'ibikorwa byo kuyitaha kugira ngo abantu n'ubundi batangire bayirebe bamenye ubwiza bwayo. Igitangira kubakwa rero, abantu bose bari bafite umugambi bakavuga ati iriya stade niyuzura ngomba kuzajyayo nkajya kureba uko stade imeze. Niyo mpamvu rero ku munsi w'ejo ubwo basogangezaga abanyarwanda ubwiza bw'ino stade hakina amakipe nka APR ndetse na Rayon Sport, abantu babaye benshi. Hari abari baje kureba stade, hari n'abari baje kwirebera iyo match. Niyo mpamvu rero byatumye abantu baba benshi, biza gutuma haba n'umuvundo watumwe bamwe bajya no kwa muganga. Wenda byo turi buze kureba, ahubwo turi buze kureba ubundi gahunda ari ipanze gute, ni gute abakinnyi cyangwa se amakipe yagombaga gukina kugira ngo bigende neza hariya kuri stade Amahoro. Ni stade rero cyangwa se navuga ko ibikorwa n'ubundi bijyanye no kwakira abantu byari byashyizwe ku murongo, kubera ko hari abantu bagera kuri 800 bagomba kwakira abantu kugira ngo binjire muri stade neza. Hakaba ambulance zigera ku igenda zagombaga gufasha n'ubundi abashobora kuhagirira ibibazo. Hakaba rero n'inzego z'umutekano zagombaga gufasha abantu cyangwa se no kurindira abantu umutekano, cyane ko ahantu hahuriye abantu benshi nka kuriya utavuga ko ntago wakwizera umutekano wabo mu gihe utawukajije ngo urebe niba rero ntawe ushobora kubyishamo akaba yakora ibikorwa bitari byiza cyangwa se yahungabanya umutekano w'abari bitabiriye. Kimwe mu bintu byababaje abari bitabiriye ino mikino yahuzaga APR ndetse na Rayon Sport ku Mahoro mashyashya nuko habuze igitego gifungura stade Amahoro. Byari kuba ari record kwandika ngo umukinnyi uyu n'uyu yatsinze igitego ubwo bafunguraga stade Amahoro ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024, ariko ayo mateka ntayiyanditse, ahubwo hiyanditse amateka y'uko ibyari byiswe umuhuro mu mahoro byarangiye n'ubundi ikipe ya Rayon Sport ndetse na APR abakeba bibihe byose nta numwe ushoboye kureba mu izamu, ndetse nta nubwo yigeze yitabazwa wenda amapenaliti kugira barebe niba hari yabona agatego, ahubwo byahise birangira cyangwa se umukino warangiriye aho. N'amakipe rero yombi yakinnye nk'abatoza bafite muri uyu mukino. Amakipe yombi ntabwo yari afite abatoza bakuru. APR yatojwe na Hitimana Thierry, bivuga ko rero n'ubundi azungirizo bita Dako Novic. Uyu rero biteganywa ko azatoza iyi kipe mu mwaka mu mikino y'umwaka utaha. Ku ruhande rwa Rayon Sport rero nayo yatojwe no bita Rwaka Claude, usanzwe ari umutoza wa Rayon Sport w'abagore, mu gihe umutoza mukuru bamwita Julien Mete we yagize ikibazo cy'uburwayi rero ntiyabona uko yitabira uyu mukino. APR ibindi byagaragayemo wenda APR nuko yakinishije abakinnyi b'abanyarwanda gusa, babonaga ko ari umukino batakaniye cyane. Uyu mukino rero ushobora kuwuhuza n'ubundi ibikorwa bya politike biri gutegurwa muri ano mezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa karindwi. Murabizi ko mu kwezi kwa gatandatu habaye ibikorwa n'ubundi byo kwemeza abakandida bagomba kuziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'abaziyamamaza mu myanya y'abadepite. Ibyo ni ibikorwa n'ubundi biri guteguriza amatora ateganijwe mu kwa karindwi ku itariki ya 15. Hanga rero abantu benshi bagiye babigira gutya bakavuga ati impamvu bahisemo cyangwa se amakipe yahisemo kudatsindana, yaba APR ifite abafana benshi mu gihugu, yaba Rayon Sport ifite abafana benshi mu gihugu, bakavuga bati iyo tuza kubigenza gutya hakagira ikipe imwe itsinda, ari byo abantu baheraho bavuga ko impamvu y'amakipe atatsindanye ari gitsuri cyangwa se ashobora kuba hajemo ukuboko kwa politike kwagira ngo abaturage bose babe bari kuri karibure imwe y'ibyishimo, nta
bari kurusha abandi byishimo. Ibyo byishimo rero bikaba biteganwa cyangwa se bikaba bibikiwe n'ubundi gukomeza muri uwo mujyo w'ibyishimo mpaka tugeze mu gihe cy'amatora, buryo nta muturage uzajya mu bukwe nako mu matora afite atishimye cyangwa se atameze neza, cyane ko buriya mu Rwanda amatora yamaze kuba ubukwe. Abantu bajya gutora bambaye neza nk'abagiye mu bukwe, aho bagiye gutorera haba hatatse neza, murabizi ibiseke biba bihari n'ibindi bintu byinshi biranga umuco nyarwanda. Ukabona ko rero impamvu aya makipe atatsindanye no kugira ngo abantu bagume muri iyo mudu y'ibyishimo. Kuba stade nshyashya yuzuye ni ibyishimo bikomeye cyane, kuba tuzayitaha ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 2024 nabyo ni ibyishimo cyane ko u Rwanda ruzaba rwishimira imyaka 30 rwibohoye. Urumva ko ni ibintu bimeze neza cyane. Niyo mpamvu rero bavuze ati reka abaturage bagume kuri karibu imwe y'ibyishimo, hebe kugira bavuge benda ngo abafana Rayon Sport bishimye kurusha abafana APR FC, ariko bose no kuvuga ko ibyishimo n'ubundi bagiye bingana. Iyo bitaza kuba ibyo ngibyo, taza kuba harimo ukuboko kwa politike gutuma n'ubundi bagomba kuba bari same level cyangwa se bari kuri niveau imwe, no kuvuga ko amakipe baba bagize gute haba hatewe na penaliti, ariko ibyo byose hakabonekamo ikipe itsinda. Ibyo ngibyo rero niyo mpamvu izo penaliti zitigeze ziza. Ni nayo mpamvu rero nta kipe yigeze ireba mu mazamu yindi kipe. Ubu abantu bose yaba bafanaga APR yaba bafanaga Rayon Sport batashye n'ubundi bavata amakipe yacu yagize gute yanganije, kubera ko nta kipe yashoboye gutsinda. Ni buriya ikipe zose uko zakina, ikipe ishobora kuba wakinnye neza ugakina umukino kwirusha, ariko yagutanga igitego ibigutsinze. Mu gihe rero nta kipe yashoboye kwinjiza igitego mu mazamu yindi, bivuze ko rero abafana bazo batashye n'ubundi bose ibyishimo bingana, ari byo kwinjira muri stade amahoro ivuguruye, ubundi bakenjoyinga umupira ariko utavuyemo igitego. Ngayo nguko Jaburesi Nyagasana akomeza barinde, ibyo muri gukora byose bikomeze bitera imbere, ibihe bibahire. Don't forget to do what to subscribe kuri Dopa Media, share ndetse na comment, ubundi dukomeze dukore akazi 5 kwa 5. God bless you.